ubundi babasha kubatura. Ibyo bintu sinabigiriye amahoro, bararaga bamenaho amazi bakiciraho. Ndavuga kugira ngo ndwane n'amabu uko tutangana, reka muhunga badagira amahoro, nanjye nzabaho uko abandi babaho. Sahindi kubungabunga nubwo byagezeho uri kubona ko n'ubuzima bwacanze byariramo n'undi mwana pe. Umwana se umugabo mukubyariye ari he? Ntawe. Ukuri ntabwo byica ubutumirano, ntabwo nararaga iminsi ngandi kuburara. Ubwo biba ngombwa yuko umwana aboneka kuco kugira ngo abantu ni kubungabunga. Ntawe ufite aho kuba rona ko baderanyije umwana nyine wabaye iwabo, baramugagenda uje kwaka abo bana ko karima ntabwo muva indimi. Ubwo umwana araza aranuka aho nari icumbitse, umugabo ndazijyana wari waracumbitse yaramaye akaryama. Ubwo aranuka arangawika n'amaso mu bya data ibyasiko birahari. Reka wivunika cyane sibyo? Ndana ibintu bibiri ndagusaba, urafite imbaraga sibyo? Urafite imbaraga, turafite ibikorwa bitandukanye. Tushimira Imana ko mu karere kacu ndetse no mu murenge wacu tujya tugira uburyo dushobora kubona imirimo idufasha sibyo? Turasaba ko abantu yaba Pasika icyo kibazo ndakizi. Yego nyakubyara, genda wicare turi kugikurikirana. yego ubese ndakizi. murakoze cyane, muzahorane umugisha. Murakoze. Ikindi cya kabiri rero, je pedi kumara imyaka hafi 80 n'indi hagerutse. Ubu ndakuze kandi byinshi, nabonye byinshi. None ubwo rwose ahari naje mu cyiciro cy'abasore. Ikindi ubwo rwose ariko si icyo kibazo niba mwakurikiye ntabwo byiciro wabishyizeho bashingiye ku myaka abantu bafite. yego, ahubwo wabishyizeho bashingiye ku ki? Ku mikoro y'umuntu. Niba uri umusaza w'imyaka 81 ukaba ufite amikoro sibyo? Hari icyakomeza gutanga uwo musanzu kugira ngo noneho n'umwana w'imyaka 5 uri hariya udafite n'inyina ndetse badafite mikoro babasha kwivuza. Ariko byakomeza kuyatanga. oya n'ubu ndayatanga nanjye rwose. n'ubu ndayatanga. Ni byiza rwose turishimye. Abayobozi bacu batwegereye, mu buyobozi bwacu kuba mwatugejejeho impanuro nziza twabyishimiye cyane. Na gahunda yo gutangiza mitiweli inaha iwacu, ibyo ni iby'agaciro kuri twe. Imana ibahe umugisha. Impungenge twagize kuri mitiweli rero ni izi batubwiye ibyiciro ko bigera muri 5. Buri wese yibona mu cyiciro asangwamo bitewe n'uko mwabigenzuye mukabona ko ari ngombwa koko. Ariko dufite ikibazo, umuntu iyo agiye kwivuza mituweli de sante usanga abantu badahabwa serivisi ikwiriye. Niba ari uko byitwazwaga na mituweli de sante ngo ni amafaranga make dutanga, sinamenya ibyo ari byo, kuko hari igihe umuntu bamufata nabi kuri centre de sante cyangwa se ku mahopitali akahitamo kuyoboka inzira za piri. Mwiriwe, nitwa Bapfakwita Andrea, mu kagari ka Nyunirima mu murenge wa Kinigi. Kuri iyi gahunda ijanye no gutanga mituweli hashingiye ku mikoro y'umuntu, ikibazo nagiraga ngo mbaze, ese haramutse hari igihe sisiteme yashize umuntu mu cyiciro binyuranyije nta mikoro afite, byakosorwa bite? Byakosorerwa urugero, habazwe ibyiciro 4, habarwa abagomba gutanga 5,000, abagomba gutanga 8,000. tuza kumva ko uri ku rwego rwa mbere agomba kwishyura 20,000. Kuko mwamaze kubitubwira, narebe kuri sisiteme ukoresheje telefone nsanga ndi ku rwego rw'20,000.
mbitekereje rero nsanga bariyeshe ku mikoro yanjye byakosorwa rero byakosorwa bitewe murakoze. arakoze bapfa kwita mbere Andrea ngo murabona munsi y'icyo cyiciro ntekereza ko hari ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika akunze kugarukaho, ijambo ryo kwihesha agaciro, sibyo? ubundi 2020 niyo barugira ngo bababwiriyemo ni umuntu byibura ushobora kuba yinjiza kuva ku 120 gusubiza hejuru, siko bababwiye. 120 rero buri ushobora kubara uramutse ufite inka ebyiri n'ubibara urasanga ko uyu munsi zifite miliyoni 2, si byose? za miliyoni 2 n'ugabanya n'amezi 12 urasanga ko ni hafi ibihumbi 160-170. ufite umurima w'ibirayi ukaba ushobora kubona toni y'ibirayi mu mezi 4 nabyo kuba wegeranye basanga ko uyu munsi buriya turatura abakire nuko tuba tutagize gute, tuba tutabikurikirana. ibyo rero uko bari buzuzaga muri ya sisiteme y'imibereho, ibyo byose ayo makuru niyo bagiye bashingiraho, bituma abantu mushobora kwibona mu byiciro runaka cyangwa se muri iki cyiciro cyangwa muri kiriya. kumva rero Andrea ntabwo baba baribeshye, kurikije nanjye uko mubona n'uko muzi, ntabwo nibeshye rwose. murakoze cyane. kubahwa muragahoraho. rwose ko mundeba mfite akabariro kanjye mfite, nimwe mwakamarira. umva mfite umwana wanje, ariko nubwo mvuga umwana witwa Ntamuvuga Yohani, nkaba ntuye mu mudugudu wa Myase, nkaba umurenge wacu wa Kinigi. none rero ibyo bavuga bya mituweli ni nziza kuko mituweli imaze kutugeza kuri byinshi. twamanje kuyinurirwa, ariko tubona ko idufitiye akamaro. ubu ngubu bashobora kumbeka bakanjyana ku bitaro bakamvura, muri kureba uko nkuze. ubu ndakuze pe, kuko n'ingoma ya Mutara nayiriyeho. none iki akababaro kagabaje, hari umwana wanje wari ugiye hakurya mu kindi gihugu arafatwa, kuko ntabwo nagenda ntakivuze. afatwa n'izina rye yiswe, afashwe n'izina rye yiswe. ubwo bazina be akaba bitiranwa amazina. yitwa nde muze? yitwa Pascal Pasika. icyo kibazo ndakizi. yego nyakubyara, genda wicare turi kugikurikirana. yego ugasa ndakizi. murakoze cyane, muzahorane umugisha. urakoze. ikindi cya kabiri rero, je pedi kumara imyaka hafi 80 hagerutse. ubu ndakuze kandi byinshi, nabonye byinshi. none ubwo rwose ahari naja mu cyiciro cy'abasore. ikindi ubwo rwose, ariko si icyo kibazo niba mwakurikiye
ntabwo byiciro babishyizeho bashingiye ku myaka abantu bafite, yego, ahubwo babishyizeho bashingiye ku ki? Ku mikoro y'umuntu. Niba uri umusaza w'imyaka 81 ukaba ufite amikoro, sibyo? Hari icyakubuza gutanga uwo musanzu kugira ngo noneho n'umwana w'imyaka 5 uri hariya udafite n'iyi nyina ndetse badafite mikoro babashe kwivuza? Ariko byakubuza kuyatanga? Oya, n'ubu ndayatanga nanjye rwose, n'ubu ndayatanga. ni byiza rwose, turishimye. Rero ahubwo jewe ikindi ndongera kubaza, ngomba kujya ku irondo uko ngana uko? Oya, irondo ryo rwose niba uri kubwira ngo ujyeho hoya. Murakoze murakabyara. Ngaho urakoze cyane Rwose ibintu byari bimbabaje cyane kuko icyo kibazo cya Pascal nayo kimenye, ndimo navuganye n'ababishinzwe kugira ngo babikurikirane. murakoze ndakubyara. Imana igufashe. Urakoze. Yewe ntabwo ari ikibazo mbaza, ahubwo ni ibyishimo byandenze ku byo nyakubahwa meya yavuze, ndetse na nyakubahwa w'umurenge wacu nawe yavuze byiza byerekeranye n'ibya mituweli, avuga batugezaho ukuntu abantu bagomba kwivuriza ku gihe, umuntu ntarembere mu rugo. Ikindi cyanejeje cyane mbashimira abayobozi, bavuze ko nkatwe b'abakecuru tukunze kurwara amapfa akabyimba, watanga mituweli bakakubaga. Umuntu urwaye mu mutwe akavurirwa kuri mituweli, umuntu ufite indwara zo mu mugongo, mbese ufite ubumuga bukomotanyije bwose ku mubiri we, ko yabonera imiti ku gihe. Icyo kintu nakishimiye, Imana ibahe umugisha, murahatubereye. Urakoze cyane rwose. Ikindi mbashimira ni uko mwavuze yuko ibyo byose bikorerwa kuri mituweli. None se ababyeyi bacu, bayobozi bacu, nk'umuntu uba agiye kwa muganga akajya muri konsiritasiyo yaratanze nk'ayo mafaranga, ayo mafaranga akayatanga azi neza ko ari bubone imiti nko muri farumasi Globitari, wajya kubona ukabona baguhaye redonasi. Icyo ngicyo kigomba kunozwa rwose, kuvuga none se bazakubwira ngo ujye kugura imiti niba uri kanseri, iyo miti wayiguranye, sibyo? Ibyo byose biba byarasuzumwe, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi serivisi z'ubuvuzi zinoge kurushaho. Mwabyumvise? Ubwo n'abandi babyumvireho rwose. Urakoze mubyeyi, ngo uzavugane na diregiteri w'ibitaro bya hopitali Ruhengeri. Hari abantu bajya gufata imiti Indera bikabavuna, nubwo leta muri ababyeyi yenda harimo abatishoboye mufasha, wenda muzarebe ukuntu hari abafite abana bafite ubumuga bangirikiye muri Neo, bajya gufata imiti ahantu kure, za Kigali bajyayo, za Ririma, zahe hose. Ndagira ngo rwose muzifatanye, za Depakini, za Ramarate, za Feno, wenda bajye bazifatira hano mu Ruhengeri. Hano ku murenge barabizi, bajya bahura n'abantu bameze gutyo babasaba amatiki. Urakoze rwose, cy'ubwo buvugizi ndabukora bareke hano barije abandi benshi. Ikindi ngiye kubisabira abayobozi muteraniye rwose, mwihangane mbasabe, uriya musaza yavuze ngo mbese ngo yarara irondo, bitewe n'umutekano uwo ari we wese agomba gufatanya n'uwo bari kumwe. None mubyeyi rero, nubwo tutari mu nteko babyeyi bayobozi, hano mu mudugudu wacu wa Nyejoro w'icyitegererezo nta mahoro dufite. Ndagira ngo mbasabe munshakire abagabo rwose tungana, turarane irondo, dufate ibisambo, amatara bayamazeho, nta muhungu mfite mu rugo, ndi umukecuru, abana nijoro baba bari kwiga, umuntu agakubita urugi nkagira ubwoba. Amatara mu birongozi bayamazeho, ibirahure by'inzugi barabimennye, mo hariya mu masikariye banigiramo abantu bagataka ntibatabarwe. Rwose
n'uyu mubyeyi Munyarutete arabizi, benshi ba hano b'iwacu barabizi rwose. Icyo kintu ndakibasabye, kandi abaturage b'iwacu ndagira ngo Munyarutete nawe azabakangurira ayo matara, buri muntu azanye 200 asubiremo muduhe umuriro. Hari n'ibisambo biraba no muri rigori, njya nshaka gusimbuka ngo nkurikira abapolisi mbereke, nkagira ubwoba ntibankubitira ibuye muri masikariye. Nimudutabare, tumerewe nabi. Nguyu Munyarutete banigira abantu ku muryango bari gukingura, umuntu yaba ageze mu rugo akumva bamukubise inkoni y'igikana akagwaho, yatamanza hakabura umuntu n'umwe. urakoze. ngira ngo icyambere ko turi kumwe na gitifu umurenge, icyo kibazo yakagombye kuba mwaragishakiye igisubizo. hano nta rundo ry'umwuga rihari bahategurira, sibyo? Imana ibahe. abayobozi bacu batwegereye, mu buyobozi bwacu kuba mwatugejejeho impanuro nziza twabyishimiye cyane. na gahunda yo gutangiza mitiweli inaha iwacu, ibyo ni iby'agaciro kuri twe. Imana ibahe umugisha. impungenge twagize kuri mitiweli rero ni izi batubwiye ibyiciro ko bigera muri 5, buri wese yibona mu cyiciro asangwamo bitewe n'uko mwabigenzuye mukabona ko ari ngombwa koko. ariko dufite ikibazo, umuntu iyo agiye kwivuza muri mituweli de sante usanga abantu badahabwa serivisi ikwiriye. niba ari uko byitwazwaga na mituweli de sante ngo ni amafaranga make dutanga, sinamenya ibyo ari byo, kuko hari igihe umuntu bamufata nabi kuri santere de sante cyangwa se ku mahopitari, akahitamo kuyoboka inzira za pirive. Bakira neza, bakaguha ubufasha bushoboka, bakanaguha serivisi inoze, ukavuga uti ntanze amafaranga menshi arakwiriye kuko nabonye icyo nagiye gushaka. impungenge twageze aha ni zimwe rero. mwadushiriyeho ibyiciro mu makategori agiye atandukanye. hari uwibonye mu 5,000, undi yibona muri 4, undi yibona mu 8 no muri 20. nk'uko Andereye yabivuze, nanjye ubwanjye nagiye kuri sisiteme nsanga ndi mu cyiciro cya 20,000. ibyo si ikibazo nagize. iyo utanze amafaranga menshi ugahabwa serivisi nziza ijyanye n'icyo gihe urimo, ibintu birushaho kunoga bikaba neza. icyo dushaka rero ni kimwe, mwadukorera ubuvugizi n'ubufasha bwanyu dukeneye, tuzitabweho, atari ukuvuga ngo ni kuri mituweli de sante. urakoze rwose. abafite za rama, abafite za MMI, abafite n'ubundi bwishingizi buri hejuru barakirwa bakurikije aho bagiye kwakirirwa, kubera izo kategori zabo zifite ubushobozi, bakabakira neza cyane, agatandukana n'uwa mituweli de sante. none se ubu nzatanga 20,000 ku cyiciro canje, ngende nakirwe nk'uko bari basanzwe badufata ubundi kuri mitiweli? se wagize ngo si icyo leta yashakaga? wivunika n'icyo wivunika rwose. ni mu rwego rwo kunoza serivisi y'ubuzima, yaba ku batanga mituweli de sante, yaba ku bafite ubundi bwishingizi, mwese serivisi mukayibona kimwe. turabyumva neza muyobozi, ariko hari ibintu bijya bitubabaza. niyo mpamvu tuba dufashe umwanya wo kubasangiza ibitekerezo byacu kugira ngo namwe muhatubere. ibyo rwose. nigeze kujyana umwana mutoya wavutse mu bitaro bya hopitali Ruhengeri, nahageze saa 3, banyakiriye saa 9:15. ese uwo mwana yaba ari kugenda aba yarakiriho? nahamagaye n'ababishinzwe, ukuriye abakozi hejuru y'abakozi, arambwira ngo ihangane, ngo reka mbavugishe baraje bakwakira. ibyo ntibyakozwe, nakiriwe izo saa. ubwo icyo dushaka rero ni ukutuberayo, mugakosora icyo kintu. gutanga amafaranga si ikibazo ku buzima, dufite amaboko n'umugisha turayakorera, ariko namwe muduhe ibidukwiriye, kuko natwe tuba twabaha ibibakwiriye. urakoze cyane. ni ibitekerezo turabitanga rwose, kandi nk'uko mubivuga, twagira ngo tubamenyeshe ko kandi avuze ibijyanye n'ibitaro bya Ruhengeri, bikuru bya Ruhengeri, ni uko hari na gahunda yo kubivugurura bikabasha kubakwa
mu buryo bujyanye n'igihe. Ibyo bikazahuzurizwa n'ibikoresho ndetse n'abaganga, bityo ibi twagarukagaho izi ndwara, serivisi itihuta kubera ko abaganga ari bakeya, cyangwa se nawe hano bahabwa taransiferi bakajya mu bindi bitaro, hafi serivisi hafi ya zose zikabasha gutangirwa hano iwacu i Musanze. Umva nacyo rero nicyo kwishimira, kugira ngo imirimo yo kubaka izatangirana mu kwezi kwa gatanu kubera ko ingengo y'imari yarabonetse. Murakoze. Nitwa Munyangeri Jean Damascene, umurenge wa Kinigi, akagari ka Kampanga. Nyakubahwa Meya ushubije uriya mugabo bapfa kwita ikibazo, ariko yarabajije ikibazo gifite abantu benshi muri rusange. Uje kudusobanurira ko tugomba kwihesha agaciro, tugomba kukwihesha pe, kandi mu kwihesha agaciro ntiwakwihesha agaciro uri kwishyira hasi, kandi Imana wenda hari uko yakugenje. Kubu nkanje urugero, ngendeye kuri iyo sisitemu muduhaye, nsanga ngomba kwishyura 20, ntanka mfite ntaki, uretse kubona wenda kurebera umuntu inyuma kusura, ariko ntabwo mbeshe abaturage bose barabizi, ntabwo mbeshe kuvuga abaturage baranzi. Icyambere, inka nari mfite arizo utanzeho urugero, nimba ari ngoya z'kwisi zaragize upfira kimwe n'ibifite ingimbi. Icya kabiri, mfite agasambu katarenze hegitari, nakagabaguje abana kararangiye, nta mwana mfite mu rugo ukora ayo mafaranga. Banyakubahwa rero yabaje ati wagira icyo kibazo yajurira. Wagira icyo kibazo n'ubundi inzego zirahari, urwego rw'umurenge rurahari, uzagerayo barebe, sibyo? Noneho barebe niba ibyo uvuga hari ishingiro bifite, ubwo gihe cyo kuzasubira muri ibyo byiciro nikigera ngo abantu bazareba uko biteye. Murakoze. Nanjye nitwa Umwana n'Inyina Esperance, n'abandi mu murenge wa Kinigi, kabone mu kagari ka Nyonirima, muri Butorwa ya kabiri. Nkaba afite ikibazo, ariko ibyo mwavuze nta n'uwabivuguruza, ariko njye ni ikibazo njye mfite ku giti cyanjye. Yafite k'abayobozi ikibazo cyanjye barakizi, ni ukugira ngo rwose meya w'akarere k'ababyeyi bacu na gitifu w'umurenge wa Kinigi mufashe. Ikibazo nagize, naje muri 2016 mwungutse, umugabo wanjye arapfa asigira abana 4. Ubwo mu bana 4 yapfuye afite inda y'amezi 4, ari we mwana ndi gukorera hano kuri Muhi. Rwose bwana Katerise ndamushima kuko yaranyakiriye amara imirimo yo gukorera uwo mwana kugira ngo abashe kwiga. None nagezeyo ubwo bashaka kumbahana ngo ntabwo banzi, kandi nicaye mu muryango wabo. Ubwo bigezeho imiryango iraterana, uyu mubyeyi reka tuha abana karima bakorera abana ubundi babashe kubatunga. Ibyo bintu sinabigiriye amahoro, bararaga bamenaho amazi bakiciraho. Ndavuga kugira ngo ndwane n'amabu uko tutangana, reka muhunga badagira amahoro, nanjye nzabaho uko abandi babaho. Sahindi kubungabunga, nubwo byagezeho uri kubona ko n'ubuzima bwacanze, byariramo n'undi mwana pe. Umwana se umugabo wamubyariye ari hehe? Ntawe. Kuvugisha ukuri ntabwo byica ubutumirano, ntabwo nararaga iminsi ngaho ndi kuburara. Ubwo biba ngombwa yuko umwana aboneka gutyo kugira ngo abana ni kubungabunga, ntawe ufite aho kuba. None ako ngako baneranyije umwana nyine wabaye iwabo, baravuga genda uje kwaka abo bana ako karima, ntabwo muva indimi. Ubwo umwana araza aranuka, aho nari icumbitse, umugabo Nezimyami wari waracumbitse yaramaye akaryama. Ubwo aranuka arangawika n'amaso mu bya data, ibyasiko birahari. Karompereke ubivunika cyane, sibyo? Ndana ibintu bibiri ndagusaba, urafite imbaraga, sibyo? Urafite imbaraga, turafite ibikorwa bitandukanye,
dushima Imana ko mu karere kacu ndetse no mu murenge wacu tujya tugira uburyo dushobora kubona imirimo idufasha, sibyo? Turasaba ko abantu yaba gitifu w'umurenge turasaba ngo arebaho ushobora kuba wakoresha amaboko yawe, hari abakora imirimo itandukanye ukaba wabasha kubona gukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uvuze ko wari waburaniwe uragenda usanga abagabo, sibyo? Umugabo kugezaho kubyara, kuki utaganye ikigo nderabuzima kugira ngo bagufashe uburyo utabasha gusaba? Ubwo buryo ntabwo babukwigishije? Ndabizi muyobozi, ariko turagusaba kugenda nawe byaragucitse. byarakize maze imyaka n'iyi mu gupfakaza, ntabwo nari nzi ko icyo gihe cyose rero nabikora bigahita nabigenza icyo umwana ntabwo nayikura. Turagira ngo ubu ngubu noneho twizere ko wagannye uburyo bugufasha kugira ngo utabasha kuba wasaba cyane, ndakambaye urakambaye. Ubwo n'abandi rero mubonereho, sibyo? N'abandi mubonereho kuringaniza iki urubyaro, kubera ko nabyo ubwabyo bishobora kongera iki ibibazo, sibyo? Ngaho rero ariko turagusaba no kwita ku mwana. Mubyumvira abafite abana batoya kimwe n'abatwite, ni byiza ko turya indyo yuzuye tukanarinda no guhangayika, abagabo ntibahangayikishe abagore, kugira ngo bazabashe kubyara abana bameze neza, kandi noneho umwana ukamwosa muri ya myaka 2 igenwe, ukabasha kumwosa ukuvuga ngo iminsi 1000 ukonsa umwana, ndetse ugaharanira no kumuha indyo yuzuye yaba ifashabere, kugira ngo turinde umwana igwingira n'indwara zituruka ku mirire mibi. Ariko aho ni mu gihe wagize ute wasamye, no mu gihe wabyaye, ariko mu gihe wumva nta gahunda yo kubyara nta n'ubushobozi ufite, turagusaba kugira gute kugana ibigo nderabuzima kugira ngo batugire inama z'uburyo tugomba kugira gute kwirinda gusama cyangwa se kubyara abana tutateganyije. Mwabyumvise? Ngawuge umwana yafashe umugabane we afata ibice 2 asigara uduce 3. umwana yafashe ibice 2 mu butaka se babahaye akarima, umwana baravuga genda baguhe umugabane wawe, ntabwo bari abana ari abo. Ubwo noneho biteye induru, ndagenda neranye baramubaha. aho si icyo kibazo wazajya ukakiganira gitifu umurenge ko bisata kizi, dore ngo ari hano, sibyo? Uzagenda uganire nawe ibyo by'ubutaka, uburyo mwatanze imigabane kuri abo bana, ibidakunyuze bimusobanurire, noneho yumve n'icyo yagufasha kugira ngo noneho niba ari amakimbirane ari mu muryango ashingiye kuri ubwo butaka, murebe ko mwagira gute, murebe uko yakemuka, sibyo? Murakoze, azakifashe kuko yafashe umugabane yanga gutanga mituweli kuko yarabyemeje bazajya atanga amafaranga yiwe. Umunyina isa w'umwana uwo mwana wajya wifura, icyo kintu nicyo mujyanye nyine muzabiganiraho amenye icyo gikwiye gukora, sibyo? yego murakoze. Ngogenda afurika umwana yo gukoma.